kera hanya kana kabonye muri filime we ayo vuga winda ugira ngo clacket Tima duje ubwo gizaho ako burata bite nk'amatsiko uriya nka buriya nta bantu mu muhanda bajya kuyongoza bugije ukuri nka wasiraje ugasanga nko mu nzira murahuye gutya ahita avuga ngo induru y'umutima ivuga cyane by'ubusa kandi imbere uri gupfa ese ninde wasobanura Mark nkeneye kumenya ukuri ukuye kuri nkeneye ukuri kwa Kansimbi nkeneye kumenya ukuri kwa mama wa Kansimbi ndetse n'ibindi byose ubona umaze iminsi mukinira hano muri iyi nzu bidasobanutse ngaha amasezerano ngaha ibihango ngaha ibintu ntazi ariko bane ubundi sibye kwinjira mu bintu bitakureba ibyo bikurebaho iki wiki ibyo byose uri kuvuga bikurebaho iki mu byukuri bindebaho iki bikurebaho iki Kansingo bindebaho iki bikurebaho iki uzi impamvu bindeba ibyo byose bibera mu rugo rwanjye ni nayo mpamvu bikwiye no kundeba urugo rwawe Okay. Urugo rwe icyo nzi ntabwo ari byinshi ibyo nzi icya mbere ni uko mama yazanye Kansime hano ngo tubane nzi ko ari mubyara wanjye nyuma nza gusanga atari byo nikada gusa nta bindi mbiziho nta bindi ubiziho Maka cyane ko mba nashaka erega sinshaka ko unagira ko hari ibyo mane kugurishiraga umugore wanjye turi mu mwanya ucuruza amashakoshi ariko ibyo ubwira umugore wanjye ni biki birantunze Kansi birantunze nugira amahirwe nawe uzabona umugore wawe uvuze ntiwanyumvishe none nimba ari umugore wawe ngewe ndi iki byese hari isezerano ufitanye nawe dore uyu niwe mugore wanjye wise nta rugo mfitanye nawe ariko warunkizemo kandi twarugiriyemo mu buriri Maka uzajya wirirwa mu mashakoshi abandi bavuga ngo wirirwa amandazi wowe wirirwa mu mashakoshi soni ushaka kumenya ubwo n'icyo ushaka kumenya kirenze icyo nicyo atakubwiye izina ry'Imana binumvire ntaba ari byo pe ibintu warabikoze kuko byanyabyo baba we wabunsebeje pe izina ry'Imana ntabwo ari ibintu by'abantu b'abagabo wabunsebeje kandi turi abantu b'abagabo tugomba gushyira mu gaciro tugakora ibintu bizima ibintu wabaye warabikoze ibintu yarabikoze kuko byanyabyo aho ubundi boga ubundi iyo uvuga ngo abantu b'abagabo ujya wireba ukibara mu bagabo ubona ko ari umugabo abandi barabibona kandi ntabwo nabazwa nuko utabibona reka ubundi boga urashyanuka mana yanjye ntukaze n'ahantu abantu bari kuganira bambabaje bana kandi turi abantu b'abadamu bose bambabaje pe ibaze ko nanjye ibintu ntabikora Vane nakoze mistakes nyinshi mu buzima ariko ntabwo nahomba umugore wanjye kubera amarerwa n'ibinyoma by'abantu none uri kwicuza ko njye nawe twahuye cara wige
Akuca rutago. Vane. Vanessa. Vane. Induru y'umutima ivuga cyane by'ubusa kandi imbere uri gupfa. Ese ninde wasobanura uburyo igihango cyahinduka ubuhemu na kimwe ntakora. Amabanga ntawe yamenya ahora araya babiri gusa ingaruka zo zirenga ebyiri. Gusa ibyo mbona sinzi aho isi bitwerekeza. Yemwe. Yo, mwihangane. Nta biryo dufite. Yo, urashonje. Hori. Bibaho ubuzima bwa Kigali bwaragoranye. Hano uri munsi kwa kunye turi abakire. Bagira ngo tutadufite ibiryo. Niho nyuma bara turi abakire cyo mugira ngo tutadufite ibiryo. Tuba twabimaze. Nakubwira nde? Wowe Mana urababaye. Uri kubwira undi muntu ari. Yewe ngiye mugara nawe. Ni ikingenda uzi uwandi we. Ubwo se waba uri inde utari umusabiriza? Ndagusabye. Ni utansabye. Nurampaye. Wakomanza wandi kukwima. Uranyima ufite. Ahubwo cyoje gusa nicyo mfite. Rwose. Hakaba nine vuga mudani njenge. Winje sano ni wawe. Hano ni wawe. Tutabeshya ko abanyarwanda kuki muhimba. Aha ni wawe. None se ni kwani? Ni wanjye. Wiki. Ntabwo rubi. Ntabwo yobye. Ariko siko bitagusa. Mandi mu kazi. Koko twebwe abakire turakora. Byukasha, ntabwo ndyamye. Ntabwo ndyamye. Byuka bwakeye reka kandi naryamye. Reka kurota. Kandi naryamye do. Witwa nde? Ahubwo witwa nde? Yitwa Bogari. Nanjye nitwa Mati. Hanyuma rero bari bampaye bino bintu. Usanzwe ubamo hano? Wowe ntabwo mbamo hano mba hano. Ko ntabwo ugeze bambwira ngo umuntu ngo ubamo hano ni bambwiye Nitwa ngo masanga mu. Aba ari we ngewe rero. Harimo ibikisi ko yanywa ni amandazi. Oya nta mandazi arimo. Harimo ibiki? Ibintu bijyanye n'amasambaza n'umunyama. Rero nyine bijyana Ngaragaye ngo bituzanire. hano se. Nese ubamo hano Gute. Bamo hano neza nkuko nawe uba hano mu Musanze. Mba hano. Ubahe? Hano mvuye. Ni nakure cyane. Yego. Nese nanzi ko hano nanzi ko homa basaza n'abakecuru haba. Aba yingumi. Yego. Akare nkumiye hafi ya ntaye. Nagiye Imana. Uvugisha ukuri. Urashaje pe. Ako nese twakubintu tingajya nzana ngangaza no gusuza nari. Wereka ngiye n'undi. Ziye ko n'undi kabicutse n'abacecuru se. Nase mama wanjye turangana. Ko turi inshuti. Naho se. Nanjye agena kugize izina ryanjye nitwa Bogari. Nabibonye. Witwa nde? Nge ndi Matibori Matiti. Bariste. Matiti. Nese ndabona ari bw'igituruka mu rugo. Nkabona kandi usunanirwa ukicara kandi uziri gucuruza nazo uracuruza giheke. Nta kibazo ariko ushaka imari naguhuza. Meze neza? Meze neza. Wumva umeze neza? Meze neza mama. Cyangwa urarwaye? Ni muzima. Kubona utu tuntu twiza. Ndebe n'utu ntuza. Mama Sharupe twawe. Niba akaruje burda. Sanga utuye nangaha se? Yego. Cyashyuha cyane kandi sinkunda ibintu bishyuha. Ntabwo ugura isakoshi se? Turebe nazo. Ufite utuntu twiza pe.
ni make kiriya. none se nk'aka karije bodo ukagurisha gute? Isakoshi yose mfitana ni 800. 800. Ariko iyo uzitwariye icyarimwe ari ebyiri 15,000 ndabifata. Niyo umuhondo siri muri kuturi Zose, nabona twari imitwe ibiri. Zose. Gutya ebyiri 15. Hasubwo ngo gold nkagwa 14. Shende n'ibirindwi ndibiri. Kubeshya wabunyishe pe. Ni 15,000. Kandi nabwo nuko uba uvuze ngo urazitwara igari zose icyarimwe. Naho ubundi imwe ni 8,000. Ni nziza rwose n'uducago. Ndabona uducago. Ese kumba nutameze neza nshuti yanjye. Kumba nutameze neza nukuri. Mana kibazo. Ni imibereho. Ariko nta kibazo mfite. ariko rero nta n'ikibazo wowe ndabona n'akana keza twatwirika wenda agakecuru keza ntabyo bakecuru yari umutoma uranga keza ahubwo wenda wari kuvuga gutyo gira gutya krakiti hanya kana kabonye muri filime we ayo kuvuga winda ugira ngo krakat timara tuje ubugoryi sahu nundi ngo byanze bikunze tubaye inshuti ndayanza hano ikibazo akazi waje gakora ryari yanze bikunze umukozi yanze bikunze umukozi hano shana ko kera uri kadogo nabe nari bindonda nari usanga kadogo ndoga ntari bindonda nabyemeye kado Muraho umeze neza ndakwita ngo iki nge nyita mabuja abura tumbembanga yesu mbembanga yatengiye nakwishimye sibyo nanjye nagukunze sibyo dafite amagambo menshi twaba inshuti Yeze mfite amagambo menshi yizo mvuga ngewe wajeje se ugeze ubonamo oya rikoza message nuko nakubonye nabundi se kujyara se kugira gutanga yego bishatse wamerekeza kujyara ndanye ndahano kwa kangahe ubu hari igihe cyose ujye wasoje akazi akazi nkora vugisha akazi nawe umukozi ariko bivuga gake ntago ngo ngo bifite uri umuboyi ndakora oya ndakora ndakora nanjye ndakora n'abanyana oya yatibigira ibanga batazadusuzuma turakora turabakoze hanyuma hari n'ikiza ngo ugende ujye kuma ndabize habihari kandi ibyo uzanya ngo kubiryaho ibyo uzanya ibyo uri kuryaho ntago byari bibi ariko se nanjye ko ndi ikigoryi ndi igihone ninjiza ibintu nazi no gusanga ari intozi yewe skori sambaza nizo nzira nakaranze nakabushije barangira bambwiye ngo ninzane hano ngaho bayi uragiye se oya ndahari ndacyahari urabona se ngaho nabundi se Ninagoswe pe nanavuga ngo ndaboneye umushuti wanjye inanga wabonekewe humura mujye urugendo rwiza bayi mujye mu message ariko mwe komesa wese ubyibagirwa kubera oya ngenda wenda kandi ubu tutabe aho bakomera abanyarwanda mutabe nsa nabi oya ntago nabikubwira kora nsa nabi wapi none nabikubwira za nakubwira ngabayi oya none sahayiga ako kucyo cyanuka nizi ndagenda ntinjiye no mu rugo ngo ndeba ari yo kuntu bimeze rega ndamwahanye nabo se rega ibi ntago byagenewe ngo byagenewe kugira ngo ngire mbijye ubijyane mu ido banakubuza yewe ufite matushe yewe alo naje ndi mu nzira dore muhe n'agakobwa kambaye ubusa mu nzira ngo bakambuye ibintu byose nambaye ubusa wangegera ndaje reka nze nihute nasoje ariko nabimuhaye wavuye mu nzira mukobwa ugataha ndahari naho njya ako nimba witwa boga nimba ari nande kucyubeshya ndubeshya undi nge nambaye ubusa kandi kuriya nka uvuga ngo ahubwo waje ushobora kugutanga imbere aho kugira ngo baba bagufi mugire ubujajo yego nanjye ndi mugufi ndi muremure ariko niba nanjye aho kugira ubujajwa pe wowe uzabona umugore utambeshya kandi umugore ze kandi undi imbere uri kugibonamo urareka ngo narakubwiye wowe utanaje nagutwara ku ngufu wangunze reka yamuze umuntu nkawe njye mbashaka abagore barebare bari nk'umuntu ugenda bayi wanyereka disi uri gukora amabona muri abakene sibyo mujya murya iwawe mubona ndahagaruka nyine tuye tuganira ntabwo ukeneye bayi
umuntu mushiha n'uw'imiceri yahangaho imaze kukugeraho yabanze ukore ku gapangu kacu ukuntu karenze gakoreho aho ufunga ibipangu byawe yawe yego sha yego sawa ubatashe yego nta kibazo ufite koko ese iki kintu zacyo nkishyizeho byabarangaye nacyo ni 8,000 cyonyine iki cyo 5 nkwishyurire rimwe namba bariko ntacyo nabandi gufata basi mandi ntacyo ngaho mbwira nimero nta kode ngo witwa Vanessa Vanessa ngo ni ikihe kibazo ma ntacyo so ufite akazina keza reba no Vanessa nese wayabonye yakugezeho mani bombasha yego induru y'umutima ivuga cyane by'ubusa kandi imbere uri gupfa ese ninde wasobanura uburyo igihango cyahinduka ubuhemu na kimwe ntakora amabanga ntawe yamenya ahorara ya babiri gusa ingaruka zo zirenga ebyiri gusa ibyo mbona sinzi aho isi bitwerekeza n'ubukene buduherekeza buri munsi uzana nimurushya uwo tubana hinduka mureba nkabona si we simenya ikibimutera ese nkora iki ibi ni biki sinzi uwakubana nawe sinzi uwakwizera. Oui, nashaka Marita. Wiki? Ari Kigali? Hello? Nashaka kukubwira. Hello? Umva reka nkubwire. Nashaka kukubwira ko Marita ngo ari i Kigali. Aho se uburagira nkubwire gute? Buriya mugore ari i Kigali. Uriya mugore urabizi wagira ngo inda yabyaye n'uriya mwana umwe gusa. Yananiye arimo buri kanya ari mu ntonganya gusa. Nonse urumva ubundi ndimo kukubwira rindi. We ariko se igihe nahereye ngushaka koko ubu mbabarira umbwire umva ngo oya rwose niba uzi ko ufite gahunda n'umuntu gerageza uyiteho uyiha agaciro. Ntega amatwi unyumve neza umva kino kintu kuko
kuko biramutse bitagenze nk'uko bimeze ntacyo naraba nararuhiye gerageza ariko si kigoye niki icyo ngushakaho ni kimwe urashaka iki ntuzurumva ikindi kintu ashaka ari iki arashaka nyine ibyo twakoze ntubizi ahubwo ibyo urashaka kukubwira hama hamwe ubanze wumve none bya bindi byose nakomeje kukubwira kuva kera nkubwira utumva hama hamwe uriya mugore wagira ngo inda yabyaye wagira ngo umwana yatwise mu buzima bwiwe bwose n'uriya gusa nkeneye kumbonera Marita mbere yuko kagera ukamugeraho kora ibishoboka washaka musibuye washaka hehe ntago umuntu muzima ugenda umuvinga wamuburira irengero ntago niba ibi bintu bikunaniye mbwira shaka undi ubifashamo uratekereza ko nabigenza gute koko nabyitwara monte iki ni ikibazo kiri hagati yanjye nawe warabinyejeje bikore sinshaka ko bari abantu bombi bahura ngiye uriya mugore ntaramubona ntuzuragira ngo nkubwire iki ko wagira ngo inda yababyaye n'imwe amahane mugira namwe mwese mumeze kimwe ndanabubwiye ntiyumva nawe ubwawe ndarakubwiye ntiwumva ntabwo ari byo nashatse kuvuga nashatse kugira ngo nkumvise gusa ibibazo dufite aho bimaze kugera kandi ubu ngubu kugira ngo tuzabivemo ni ikibazo gikomeye cyane ubu turabigenza gute ariko nyamara nibyo bikenewe twakomeje gupfukirana ukuri twakomeje guhishira aho bigeze hari ibintu agomba kubimenya akamenya ukuri ntakubwira ukanga kumva umva amahane yawe urayazi uzi uko twagiye tubana iyi myaka yose tubanye urayizi uko wabayeho urakuzi ibyo nagiye nkubwira urabizi uko nagiye nkugira inama urakuzi nkubwira kuva kera ngo dufate umwana tumubyibize ukuri tumenye aho bigana nimba ari umuriro tuwote hakiri kare tumenye nimba ari itanura cyangwa se ari umuriro usanzwe none dore ugiye kutubana none ishyamba ryose rirahiye umva nkubwire aho birimo kugana ntabwo ari heza tugomba gushaka icyo gukora ubwo nahamukanye turasubira tuvugire iki kintu se tutavuze hanyuma se ahubwo nanjye maze nkubaze umunyabwenge wanjye rwose mugore mwiza mfite ni utabumubwiza ukuri ari wowe ubimwibwiriye akazabikura ikantarange akabikura imahanga urumva atari bwo azakwanga kurusha ko nzakwihakana umva nahamukanye twamwibye ibyishimo by'ubuzima bwe kandi nawe yarabikwiye none dore aho bigeze n'icyo bigiye kudukorera ubu koko ibi bintu tuzabigenza gute
ubu ibintu byose bimaze imyaka 30 aka kanya bigiye gusenyuka. Ese nimvuga ukuri bizagenda gute? None se ninkomeza kubika ibanga bizagenda gute? Ntabwo byoroshye. Induru y'umutima ivuga cyane by'ubusa kandi imbere uri gupfa. Mawiriwe. Wiriwe gute se? Ni sawa. Umeze neza? Nanjye meze neza. Se mumeze gute? Mama, turakomeye nyine ni kwa kundi. Ariko ma, hari ikintu nashakaga kukubaza. Wa muntu waraye umbajijeho witwa Marita twavuzeho. Ni ingenzi kumenya amakuru yera cyane. Cyane ariko. Urumva? Cyane. Urumva numvishije Maka ari kuganira na Vanessa. Amubwira ngo hari umuntu bahuye ngo umumama mwiza ngo mwiza pe ngo ufite umutima mwiza mama. Ngo yahuye na Maka, yahuye na Vanessa. Yahuye na Vanessa niko numvaga ari kubwira Maka. Ngo ufite umutima mwiza ngo aramugurira. Umva igihe cyose nibwo bwa mbere numvishe Vanessa ataha yishimye atanye ibyishimo yamutatse no kunoza ukuntu yari yavuye hano ameze. Yavuye hano bya bindi byo kwirirwa aririmba ngo yamashakoshi ngo ahendutse ngo barabahenze ndababara ngo ubungubu ngo nabizaniye ngo ibya makeya. Reka yavuye hano yabishe. Umukiriya wa mbere yahuye nawe nzi ko yahuye n'ingorane. Reka nkubwire. Ariko uwo mudamu bahuye ibyishimo yamuhaye ubu nta yindi nkuru ari kuvuga. Ariko ngo yababa ngo abantu bose baga ngo muri uru Rwanda ngo bakiriya bose ngo yahuye nabo ngo yaba ngo yabaga ari uwo mugore witwa Marita. Umva rero ndakwinginze ugerageze ukora ibishoboka byose menye niba Marita bavuga ko ari Marita nzi cyangwa ari undi. Kora ibishoboka byose menye uwo Marita ni muntu ki, n'uwonzi cyangwa n'undi nuko amazina ahuye. Asema ahubwo uri kumva bivuze korohuzi n'ibibazo biri muri runo rugo bitajya bishira. Ariko si cyoroha mu buzima niki, nta kintu na kimwe mu buzima uzageraho cyoroshye. Icyo uri bukore gerageza umuntu mubana mu rugo ntabwo ushobora kubura uko wagera kuri telefone ye. Gerageza izo nimero z'uwo mugore. Ndebe nzihuze ndebe niba ari Marita nzi cyangwa niba ari undi Marita. Ibyo biraba bihagije bisigenda byimenya. Nta kibazo mama reka ngerageze. Oya gerageza mwana wanjye. Biba bigoye ariko nyine ndagerageza. Rwanaho kandi nawe wirwanaho. Sawa Imana ikurinde ma. Fundo rwose ngaho komera. Kandi ujye witwararika uniyiteho ikindi. Ntukitinye urwo rugo wicayemo n'urwawe. Yego ma ndabizi. Ntagiye gutigisa. Urumva? Oya nawe. Nta n'uwaninyuka ariko nanjye mba nihagazeho nta muntu ugipfa kuntinyuka. Ndacyariho ndacyahumeka. Yego mama ndagukunda cyane ma Imana ikurinde. Reka nkureke nukuri ndagukunda mama. Sawa Imana ikurinde. Sawa mama. Kumenya Marita ari ingenzi muri runo rugo ntabwo byoroshye. Naje nako kuma kuzatobora kanza ndebamo abantu pe.
Kadabitese. Neza. Nese buriya hari ako mana yaje. Ni izina ry'Imana ubundi abantu nkamwe bagaragara neza gutyo baba mabujura ameze neza gutyo. Nabona kuri televiziyo. Nese urimo mabujura ariko. Kuko ndabona mufite amasura mukuru mujya gusa. Mabujura wawe. Ndi mama we. Nukushaje nkubwiye ngo uri icyuki. Nahita mubwira ngo uri kuncyuki. Uraganira cyane. Oya mwizina ry'Imana kwibwe y'umuntu umubonye ikintu bakimubwira. Wari mwiza cyane kiragakombe. Kimeze neza rwose uri umujene ngo. Uno mwana sitse n'uvuye gutanyina hanyuma se nyine mabujura wa mukobwa wanjye arimo. Yarahari. N'abandi bose barahari. Nta kibazo natwe turahari twese. Nawe urahari. Natwe turahari. Ariko man, ni izina ry'Imana ariko ngewe urumva iyo mbonye umuntu ari umusirimu ndabimubwira pe, ni izina ry'Imana. Kuko ntabwo naripfana ngewe. Ahubwo nuko wagize vuba rwose ukabona ashaje ubwo bwiza uri kubujyana koko. Koko mana kari guhera abantu bose hariho abantu bahera bagira koko. Ako buraka bite nk'amatsiko. Buriya nka buriya nta bantu mu muhanda bajya kwiyongoza. Vugije ukuri. Nka wasiraje. Ugasanga nko mu nzira murahuye gutya ahita avuga ngo Avakado babarira. Ni yinjiza se. None dore inzobe. Uzubona uzasaza. Wowe uzakomeza bashyushye paka. Izina ry'Imana. Ushobora kwishika amagambo ya wa mwana. Tena uretse nkamabura nk'uriya mukobwa wawe. Urakosoba ni wera. Aza wabinyemereye niwe. Umukobwa wawe. Ni umukobwa wanjye. Nzamera kimwe. Nagazasaza. Si barimo se nyene? Genda nari we barebe. Ni karibu. Mwana we. Tena nyaje. Ai. Kabitasha ariko bageje bazazana zina mama yasaza kuri ari kubi. Karibu. Oh, mani karibu. Anambesha se. Nukuri kubana ntabwo nari nzi neza kuraza. Ni karibu rero urisanga. Ndakubona na kagasakoshi. Mbaraje kukwereka ko mpaye. Sasanze ari keza, sigakomeye. Mana yanjye ni keza bya hatari. Hari ubwo yabekanye se. Urabona ukuntu nyoroka cyane. Ega buriya nyine ni nkaho ari muri quartier. Ariko ubundi njya nkunda kubwira abantu ngo nibagera kwa kari akagari bahagarare bahatera umugongo urupangu bahita babona nawe. Abantu benshi bakunda guhita ba neza uzi no kuranga pe. Naze kwiga mu maganda bandeka bakore surprise. Uranyemeje. Amakuru y'iminsi cyane neza ndashima Imana. Ariko hagataho uranasa neza. Murakoze cyane kukurusha se. Koko njye rero niba rukwera ko nirirwa ku zuba nzunguza ibikapu nzunguza amasharupe buriya ncuruza n'ingofero cyagiye twawe ntazo mfite ariko n'ubusanzwe nakoze nanjye kuvuga ngo nzakugurisha ingofero ariko ndabona ufite umusatsi mwiza ariko nyine nawe uba ufite ubwiza bw'Imana nyine uhora nanone pe kubera Imana naho ubundi rira zuba umuririrwaho yabasa mva nk'urwirungi none se nkakiriza gake ariko arakaje usanze maze gukora naguha se akajise cyaragonga se we tukidiba ku buryo wazi wanjye ukagenda nakwakiriye ibyo se bibaho reka nkuzanye ikibazo ahubwo uri gutangira kwanga icyo kunywa ukayangiye no kugutekera karibu karanakonje reka ahubwo ngira umugabo mbe ndabona Induru y'umutima ivuga cyane by'ubusa kandi imbere uri gupfa
ese ninde wasobanura uburyo igihango cyahinduka ubuhemu na kimwe ntakora amabanga ntawe yamenya ahora araya babiri gusa ingaruka zo zirenga ebyiri gusa ibyo mbona sinzi aho isi bitwerekeza n'ubukene buduherekeza buri munsi uzana n'inkuru nshya dore uwo tubana hinduka mureba nkabona si wese imenya ikibimutera ese nkora iki ibi ni biki sinzi uwo kubana nawe sinzi uwo kwizera buri umwe mbona yahinduka gitera kunkunda arankunda guhinduka byose sinzi ikibimutera ese ko nabasha kujya inama n'ubugira inama ninde uzabasha kumva iyi nduru y'umutima ese ko nawe ari uko atakibasha no kungisha inama kandi mbona bushywe kwihambura byanga nino uzamenye iby'imva mutima je nduru y'umutima